ngamuhimbaza yereho yefito buge saneze wacu kwa rushombo kwihura ihunda umuharura umuhoro w'amahoro by'Uwiteka Imana bihorane na buri wese wasesekaye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami wanjye Yesu yagiriye zamuhimaza nyiriho gifite ubugingo mvuga ineza yagiriye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yagiriye Zegege ni inshuti yacu cyane duhuriye kuri byinshi byiza baza kubyiyumvira maze rero umuryango w'Agasegege turabakira muri runo rugo yego murakoze gubwe neza hano ni wanyu mwisange mwisanzure mukore icyo mwumva mugomba gukora icyo tuzi nuko bigenda neza turaza kukunezeza ngira ngo masengesho twasenze no kukwakira ngira watangiye kubinezererwa ariko ibindi biri inyuma ni byiza nabizi ko turakora ibishoboka byose kugira ngo tukunezeze maze muryango mwiza rero na mugubwe neza muri ruzicaro twabateguriye numva nari kubakira mwese mbasuhuza ariko ntibishoboka reka nsabe waje abarangaje imbere mu izina ryanyu mwese musuhuze hanyuma tuze gukomeza tuganira sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami wanjye yego muraho amakuru ni meza ni karibu ni meza yego ni karibu mwagize urugendo rwiza yego bararusengeye kandi namwe mwarasenze barabafasha ni byiza cyane maze rero uvuye kure karere ka Nyabihu usivuye muri Rubavu ibyo Rubavu Nyabihu ni cyanye byanzo nibyo ni Rubavu umva ni kure si ku mupaka se wa cya gihugu iri hakurya hariya ni ku mupaka wavuye kure rero reka tukwakire ndavuga ngo kwicira akanyota nyine k'uyu munsi ariko inyota ipfuye abantu ntibabaho ariko no kugira ngo kwakire kwisirika kugira ngo tuze kuganira inyota ntizi urugendo rwari rwiza ariko nagize urugendo rwiza muraturushika isi hariya kwa kundi bavuze ngo umuzungu iyo yicaye abagusize twaje twicaye mwaje mwicaye iterambere ibi ngibi ngira ngo zageze iwanyu ibi ni babaye imwe cyane kugira ngo tuze kwakiriza ibintu bifite ubuziranenge ariko twabyize mwabyigiye hano mwamaze gukopera nanizi gukopera uyu munsi naho bamaze gukopera uhaye wibuka ko wa munsi duhura wankopeje nanizi ubu ufata amasomo koko maze na nshuti yanjye rero Gasegege bakire Nigo mbaza ngo bimeze gute ni byiza ibisanzwe ni bya bindi ni bya bindi ku buzima bwacu rero maze rero mugubwe neza mwicare mugubwe neza tukomeze tuganire hano iyo ugeze hano urabizi guhaye kaze ntabwo tumwe twenyine n'abandi bose babahe babakire ndetse n'abasangwa twese hanyuma tuze kwicara tuganire ufite ijambo ndabizi ugira inama nziza niwumva ukeneye kuvuga muri runo rugo ngira ngo urabizi ko ufite uburenganzira ndabizi ubwe neza naho mwazanye Imana ibane natwe turabizi kuko bizagenda neza urakoze mwisiwe mu byicaro barashomba yuko duhora ni byiza uyu mwari mubonye uzipfundura ntizivuge ngo pfunyupfunyu ntagire ubitera ipfunwe n'imvugo y'ibifite imipfundikizo yitwa Nyiragicara aracanira zigataha ni umwari mwiza urenze ubwangavu kandi iwacu twubahiriza gahunda za leta hari hifoshi niyo mpamvu twamubwiye ngo ayikureho urukoma kugira ngo birugero nayo iwacu munyemerere rero data Rushomba Miningo ntabwo anyicishije kuko yanjye aracyakanuye arambwira ati mwana wanjye gatete gatakora udatetereza abahanzi nk'uko nguhiniye ingohe utabagendanye n'umukambwe Gasegege bose baze kubakira ubwo nagira ngo saba bugarizi n'abuguruza abahwinjuzi n'abahwituzi muziture muzimane buri wese bagendanye n'uriya mukambwe afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima
mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa bineze z'umutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa bineze z'umutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa binezeza z'umutima Yesu we gize ngo nkuvuge mbegana hera hehe cyangwa nkarangiriza hehe uri buye rizima rikomeza imfuruka Yesu we gize ngo nkuvuge mbegana hera hehe cyangwa nkarangiriza hehe uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza imfuruka uri buye rizima rikomeza uri buye rizima uri buye rikomeza imfuruka ateruye intamba ya mbere atura umwami, ateruye intango ya kabiri asoma intama, icyatunguranye intama ya gatatu yayimiranye n'ijambo ryamugenza agataha atarivuze bitewe n'uburyo bw'igitaramo. Yarandebye arambwira ati rero byagenze bite kuri Rwaka rwa Nyakarundi. Yagize ati hewe ntuzanye mengo bariko baratamba kandi ngo baratambira mukama barafise ibyiza cyane gose. Ati we ntuzanye ati sabwe niba nugikira umwanya ngo ndavuga ubutumwa afise nawe ahita asigura ati mutama sabwe tugakwijambo ni gwawe tugira amahoro papa agasegege nawe we none tugakwijambo ni gwawe tugira amahoro. Ndagira ngo nabona umuhungu w'intyoza nk'uyu azamutoza. uyu ni umugabo kabisa ndamwemeye. Muvandimwe urakabyara kabyare ntanze iyo kugushimira. Uramushima. Tukigera aha waduhaye karibu kandi nimba ufite n'ijambo uze kuriganira. Ndabizi kuko rifite umwanya ni waboneka abaririmbyi biwanje bamaze kuririmba ndaza gusabira akanya uze kunganira. Iryo ni ijambo ya mbere nagushimiyeho. Ijambo rya kabiri ngushimiye kuko wampaye icyicaro cyiza, wanyubahishije n'abavandimwe n'abana banje bose n'abarumuna banje n'abaturanyi banje abaje bamperekeje bose watweretse koko ko tuvuka muri uru rugo. Iyo ni ijambo rya kabiri rituma ngushimira.
ariko nanone ntabwo mbivugisha gusa akanwa ngo ndekeraho. Hari ituro nakuzaniye mbere yuko turi buganire, abanza guture. Umwana wanje yigire hino. ntangiye kwihuta ariko abantu bose umuye kure turabazimanira. ntangiye kuvuga Abazimanye abonye bose uko byabagezeho. nababonye nababonye. Muvandimwe Rushombo Atagasegege yambwiye ngo mbere yuko ngisumbuka n'icyo nkora ngiseruka kwireba ngo guhe indamuka yuye isaramu kayindi abana bazabita ngo ni isaramu. Noneho arambwira ngo uriya musaza Rushombo umusaza mwiza niwe mubyeyi wacu, niwe watubyaye. Nuhagera muhitura intasha mubwire ngo Gasegege arakomeye kandi aragusogoje. Noneho rero tujye n'ituro turaganira, nuza kumbonera akandi kanya, ariko iyo nzoga ubanze winya. Urakoze cyane, turashimye. Yego. Ushatse umbuye kure kandi turakoze. Ushatse biba ngombwa wakwicara wumvise ko amarangamutima yabaye menshi wahaguruka, ariko ntuhaguruke cyane kuko kuganira abantu baganira iwawe ntabwo nzakura. Iyo nkugezeho urandi umwana. Nawe uri umwana, ariko umwana buriya imfura na se umwana ntazakura imbere ya se. ndabizi, ariko imfura na se ngo babangana. Uzabumva ko bavuga ngo igitugu ntikizisumbukuruza ngo kireshe n'ijosi. Noneho urashaka kuvuga uhagaze gusa. Ubona ko negereye n'isi, ubu ntabwo ndi kumwe. Oya, uze kubaganira kwicara nta kibazo kugira ngo umwana, ariko umwanya wumva ari ngombwa aho rwose ubwo uhagaze, ariko cyane cyane iki gihugu natwe tukaba dutuye hariya uburengerazuba bw'igihugu, ariko turavuga dusangiye byose, dusangiye amateka, dusangiye n'amazu. Niyo hambere aha gusonza dufite byose, dufite amashu, dufite ibigega bifite imyaka, ariko dusonza noneho rero maze gusonza gutekereza bari twicaye mu ruganiriro aha, umuhungu wanje aza kumbwira uravunika kandi ari inyana zirimo kurira nkabura unkamisha. Buriya iyo ngendagenda hirya no hino ngenda ndi kureba dore yaganirije umwana uganirije ibyo kubakana, arambwira ngo aho hari ba nyirakuru ba nyirasenge ntiyagira agahoro. None data yewe byanje narabikoze, byanje ni ukuganira amagambo meza, ariko imihango y'abasaza wowe uyizi uzabigenza. Tubwiye gutyo ihura na bwa bukene kwa Rushombo, kwa data umuvandimwe ye data Gasege kuva kera, reka tugende nuko inshuti yanje tugira umugabo turamutuma y'abagabo araza agira iwawe uramwakira.
muraza umusasira n'indaba y'abakwe. Urangije mu gitondo mubwira ijambo ryiza, uramubwira uti ntacyo wasaba muri uru rugo ngifise ngo nkikwime kuko narakubyaye, ntawanga kurigata icyo yabyaye. Noneho rero ugende ubwire so, umubwire ngo umugabo aragaruka akigera ku irembo, impundu byakira neza burya bavuze ngo akanwa kavuze inka ndikarara amata. Turavuga tuti reka tugire inka tugire n'amata tuze twasho. Nuko nanone tugira umugabo tumuha inka ibihogo, tumuha n'amata yo kwishita. Aragenda amaze gushika ya nka murayugururira murayicanira. Tumaze kuyicanira umugabo nanone ya nzoga arababwira ati iyi ni inzoga yo gushita iyi nka, iyi ni inka yawe Shombo, ntituvuga ngo nusonza kuko ntubwirizana mu rugo, ariko abakwe boza wayicisha urubanza, abana boza wayicisha urubanza, n'inshuti n'abavandimwe bakugana bose, abakugana ni benshi kuko uri umutware. Iyi nka uzayiragirire ku nzira kwa kundi abakubanza. Noneho nanone umugabo aragaruka. Amaze kugaruka ya nzara ntiyacecetse, yarogereje, turongera nanone tugira inzoga turazana iwawe. Avuga ati muvandimwe Shombo, tuje gucanisha kugira ngo uduhe umunsi tuzaze mu rugo rwawe. Buriya twari ko tuvugana amagambo turi babiri, ariko tubibwire imiryango, tubabwire ko twaje gusaba iwawe kandi ya nzara ikomeje. Noneho rero uyu munsi utubona aha muvandimwe, twaje gusoza yasezerano waduhaye. Yasezerano waduhaye tubwira uti umunsi uri nk'uyu muzaze mumbwire iyo nzara yanyu. Noneho nanje nzatumira inshuti abavandimwe, nzatumira n'abaturanyi, babwire ko mwashonje, muvuge kumugaragariza inzara yanyu bayumve. Kera bazaga bavuga ngo umugeni si uw'umuntu, umugeni ni uw'umuryango. None rero muvandimwe, ubu tubona aha nta kindi cyatuza, twaje dukurikiye rya jambo ryiza watubwiye, tuzaze twicara aha mu garaje cyawe, nitumara kucicaramo dutegereze icyo tubwira. Nicyo cyatumye wabonye nakubise ku ngoma, bene Gasegege bose bakaza bamperekeje, no kugira ngo tuvuge ijambo ryiza ry'urugose umutima, kwa kundi uza utubwira, niturangiza twishimane. Abasegege bazi gutamba, kandi cyane cyane iyo bageze kwa Rushombo ho baza batamba bagatinda. Turagira ngo tuze kubona akanya ko guhamiriza, ari uko umaze kutubwira ijambo ryiza. Ahasigaye umubyeyi, nshuti muvandimwe, turagushimiye, ariko kandi dutegereje ko uza kutubwira ijambo ryiza. Aya magambo rero sinavugira umugungura, mfite inzoga isaba umugeni. Iyo nzoga rero niyo ushikirize. Reka n'ubundi uhamagare umwana wanje azanyegere, bazasabwa n'inzoga, si ya nzoga y'abapagani, ya yindi itujana kubyinira bibi, ariko no kubyinira ibyishimo. Asigaye muvandimwe, turagushimiye. Inzoga nabagizeho vuba
bafite ubwoba ko bazasubiraho naho twebwe se twazwiho cyagiye wumva ko nawe utekereza iryo zina aricyo ryadutwara koko. oya kabisa ntacyo ryadutwara. ni izina rya kinyarwanda. yego yego ko twagira ikibazo zatuma dusubirayo. yego amateka dusangiye umumbarize ko akomeye. oya arakomeye. arakomeye. ese ukomeye buriya nawe abakomeye. ese 100%. kabisa. urakoze. kandi kabazo ka kabiri wavuze ngo turavukana ngo kuva kera. Ibimenyetso bifatika ko ukunda tuvukana. Bifatika hano utagiye kuri ingero zifatika kugira ngo n'abatoya bumve koko tuvukana bakumva ati nibyo abasaza ariko uvuga ati ingero ni izi ngizi zifatika. namenye ubwenge mbona mukeba we abyaye amashaka. Mumpindukire mukakubyara data yoyo mbona n'uwo kwa Rushombo n'uwawe. ndavuga ngo abangaba basangiye amaraso. Nibagoha amashino uragise. Rumenge iruhande rwawe. Rumenge na Muzuzi na Yonasi na mukuru wabo bose abo ngabo. Abo bose n'abavuki wawe. Nashima Imana abo bose n'abana banje. N'abandi ndahaye mbona uru ruhande. Abo bose n'abana banje. Urakoze cyane. Yego. Ndumva noneho inkuru ibaye impamo urabisobanuye n'abatoya barabyumvise ko tuvukana kandi yaduhanze niko yabishatse kandi tuzakomeza. MC yaravuze ati ijuru turanezerwa ko nijuru naryo mukanya riraza gukora ibyaryo. Reka tureke kubatinza kugira ngo gahunda itaza kuyirogoya. Gasege urakabyara. Urakabyara. Tareye ijambo uvuga ati kabyara ntanze niyo gushima kuva tugera ku irembo mwatwakiriye kandi mutwakira neza n'urugwiro. Mutwakiriza amasengesho, mutwakiriza amata y'isuka. Ati tugeze mu zicaro mu twitegura ibyicaro byiza ati kuri iyo mpamvu ndabigushimiye. Urongera uti kabyara ya kabiri niyo kuvukana. Gasegege na Rushombo bavukanye kuva kera narindi amateka arasa. Barasabiranye barasangiye bahana inka n'abageni. Ati mutuye mu karere ka Rubavu natwe dutuye ati hano mu mujyi wa Kigali atago tuvukana. Iminsi yize rero twari mu gitaramo ngiki tumeze neza tuguwe neza. Umwana twari dufite araza atubwira ijambo ridasa n'amagambo asanzwe avuga ko yakuze ko asigaye ajya gukama inka zikamukandagira. Ati iryo jambo mwumva umwana yakuze koko. Umubajije uwo yabengutse avuga ko uwo yabengutse mukobwa kwa Rushombo. Uvuze iryo zina rya Rushombo impundu ziravuga kuko abasaza n'abakecuru iryo zina barizi neza kuko Rushombo nikameza miryango. Niho dukura abageni beza, niho dukura imbuto, niho dukura imfizi nziza. Ati abakuru baca umugani ngo umuntu abyara benshi ariko ntawibyarira umukwe cyangwa umugeni. Niko Imana yabishatse. Mwatinze rero mwahise mutuma umugabo nabaza yemye kuko yajaga ahantu hazi ahantu wasobanukiwe atabaza inzira. Si ahantu yahotaga umuhoto ni ahantu hari inzira nyabagendwa. Tageze iwawe uramwakira uramuzimanira mufata neza. Kubira ijambo baramubwira ati mwana ryama ejo nzagusubiza. Bukeye mubwira ko rwose Gasegege ni inshuti ntacyo yansaba ngifite ngo nkimwime. Ni inshuti yanjye kuva kera kandi dusangiye byinshi. Tugenda ubwira Gasegege ko icyo akeneye wanjye mu rugo azakibona nta kibazo. Intumwa iraza iguwe neza babwira amakuru meza murongera murishima kubera ko mwari mufite iyo nzara y'umukamisha ngo bukene ntabwo mwatinze.
nanone mwayafashe bihogo murayikinga ndetse muyiha umuganda n'amata. Baraza bihogo igeze iwawe urayicanira Vumera azana amata ati Bishombo iyi nka ni yawe uyiragiriye ku nzira nko bivugwa, nugira n'umwenda w'urukundo w'abakwe cyangwa bishwa uzayicisha urubanza kuko uyu nguyu yawe. Amata uratunywera neza n'inka uyiragira mu zindi. Ntabwo byatinze mwongeye kuzana andi mata yo gucanisha. Tike wanzaga ari wenyine tukaganira n'intumwa zawe, ariko noneho uzana amata yo gucanisha ngo muzaze muri benshi mu kirambi cyawe Bishombo twicare tuganire, kuko bavuga ngo umugeni ntabwo ari umuntu n'umuryango. Tu rero mbona n'intumwa tunavugije ingoma mu gitondo abangana gutya baraza, nubwo tuvuye kure ariko urabona ko turi benshi tuzi iwawe kugira ngo tuze kuri rya sango wa munsi waduhaye, kuko umunsi waduhaye n'uyu nguyu. Rero bo turi hano amatwi tuyateze iwawe, amaso niyo tuyahanze, tegereje ngo uvuge ijambo ryiza kugira ngo dutambe dutarike twishime bigaragare, tuzine n'abari hano bumve ko iby'ukuri hari ikintu cyabaye. Uzana n'amata, aya mata rero nayo gusaba umugeni muri uru rugo tuyatunywere neza, ahasigaye utubwire ijambo ryiza kuko buri gihe iyo uvuze turishima kandi ugira amagambo meza gusa. Uravuga uraramutsa, ngira ngo ntavuze nk'ayo wavuze menshi y'umushonji, nayo ngayo muri make. Nayo kabisa. Nayo nahinye. Urakoze cyane Gasegege, nongeye kuva ngo urakabyara. Urakabyara byagije. Tugushimiye ko mu nshuti nyinshi, mu mfura nyinshi z'Abanyarwanda waduhisemo. Wabonye ko ugomba kuza iwacu, kongera kuza kuvuka. Kuko umwana ahora avuka, niwe wavuze benshi. Ibi ni bigaragaza ko abavuye iwanje abakobwa banje baguhiriye. Niyo mpamvu ugenda ukagaruka, n'ejo uzagaruka, ariko nanjye nzaza ntubwire ngo ni wewe wenyine. Maze rero ibyo wavuze ko ni ukuri, wavuze ko ni ukuri, turavukana. Ewe umuvukano wacu ntitwawusobanura, ufite ibyinshi n'inka ya mikoba y'ingoma bavuga, nta magambo dufite yasobanura uwo muvukano n'umubano wacu. Rero izo ngendo wavuze koko muryango niko byagenze, yaje kenshi kandi uko niko byagenze. Maze rero uyu munsi nguteze icyo tukubwira. Ubu rero nk'uko wabivuze, umuryango urateranye kandi umwana n'umuryango. Ndaza kubaza umuryango ko nubwo mbaziho ubunyangamugayo n'ubupfura, ariko nanone sinavuga ijambo jyenyine, ndaza ko kandi ndahera kumwe mu bana bawe. Wavuze Pastor Steven niwe mperaho. Yego. Numve nimba uheruka kuvuka iwawe, nimba nta kindi kibazo, ariko icyo nzi cyo nuko nta kibazo. Reka muhe agira icyo avuga. Uramwizeye? Abo bose Reka hanyuma aza guha n'undi musaza witwa Rumenge, ubwo abo babiri baragira icyo bavuga, hanyuma dukomeze. Kwa Gasegege iyo bageze hano, data urabizi, twarabahiriye nabo baraduhiriye. nimumukomera amashyi. Ndumva nta muziro ubariho, gusa dufite abageni benshi, niba baje kubasaba umunsi umwe bose sinzi, ariko nta muziro uhari. Gasege Karame. duzi
uko Bibiliya ivuga. ndabizi. Yesu yabigenje gute? Eh, Wazanye divayi? ntiwayibonye? ntibarayikugezaho? Oya. bayikugezeho. Ni divayi idasembuye ya yindi y'abaprotestants. Imwe Yesu yasize avuze ngo ariyo tuzatunywa. Niyo nyine. Ntubona ko ufite umutemeri utukura? Ngiyo ufite umutemeri utukura. Iyo utayizana uvuga ngo ati ariko turamukwemereye. Numvise abo wavuze mu mazina nibona guhaye kugira ngo ubone ko hari icyo yarakomejeho murumuna wanje hano Pastor Steven yaravuze ati waje gusaba abakobwa bose kwa Rushombo tidushaka bose abadusabira bose se niba arakaza rwose muze musabe bose inka z'abakobwa bose kwa Rushombo turazikwiza he? Oya, abo bose ni abakazana banje. twabura tuziragirira peni tutungiye henshi turagirira henshi. Rero umubyeyi Gasegega n'inshuti yanjye uguheka ntakwishijura koko singutinza. Umugeni waje usaba witwa Nyiramatungo Yvonne arahari, uramwemerewe kumugaragara. Murakoze cyane. Ubwo noneho rero twikomereze, ngira ngo icyo waje ushaka urakibonye, none ngaho ugaragaza amarangamutima wawe y'ibyishimo. Urakoze bakazana. Muvandimwe Rushombo urakabyara. Urakabyara. Ubyare hanze niyo gushima. Umwana ngo baramututse mu kiraro ati uko ni guto. Naje nzi ko bikomera ku rutugu. Naje buriya naje nzi ko uriya mugeni namugabanye kuko naje kwa data nkuko natangiye mbivuga. Aha ndahavutse kandi ndahatinze mbagize igihe mpavutse. Wa mwana ko ataje uzaza ubona mpagurutse uzunkurikira. Wanza utaramutoje neza. Arabizi sinzi ukuntu abakeneye ngo uvuge ijambo ry'abantu nk'abariya barubaha cyane. Sinzi ukuntu byari bimunyuzeho ariko arabizi. Muvandimwe abakuru baravuze ngo akanwa kavuze inka ikarara amata. Urakoze cyane. Urera aya mata nayo gushima umugeni mwiza duhaye. Turagushimiye. Urakoze uragahora ushima. Turagushimiye. Dushimiye n'iyi mbaga yose muri kumwe kandi turavuze ngo murakarama. Urakagira Imana. Ahasigaye mugire amahoro. Urakoze cyane. Umugeni asabishwa inka. Niko bavuze, nasanze baza bavuga ngo ubwamburo bw'inka ngo ni inzoga, ngo naho ngo ubwamburo bw'umuntu ni inka. Ubwo rero ndagira ngo ubwire ko nakuzaniye umunani. Nakuzaniye umunani mu gukwa uriya mugeni. Uwo munani rero nakuzaniye uwo munsi. Burya nakubwiye ko hambere twazanye ya nka y'ibihogo ikinze. Uyu munsi nazanye barumuna bayo inka 6 zose hamwe zikaba nk'umunani. Suko ziba nke ngo niho nkiza cyangwa ngo zibe nyinshi ariho nkiza. Uwo ni wo munani nageneye umwana wanje kandi ni umunani mwiza. Uwo nshimire maze hanyuma dukomeze ibiganiro byacu. Urakoze, urakagira Imana. Ngoreke none wikoshe koko.
mwirankosha data Shombo. Aramutse wishibere uri umwana nta mpamvu ubundi niyo ntambwe twari bujeho ariko biturutse nkubwiye ngukosheje kwa nkwera ariko ntacyo kuko nyine yewe nawe ndi umubyeyi uri umwana rwose kabisa. izo ugenda gukora byose ni ukuzihanganira. uvuze uti wazanye inka ikinze bihogo niyayo none wazanye izindi zitandatu ni nk'umunani wa munani wavuzwe ni umunani mwiza tumudushimire mugabure mukwize ariko tuzoye icyo dukeneye n'umugeni. none ndongera nsubize umuryango jambo zo nk'umunani ni nka nyinshi koko nimba hari izindi bazi wakongeraho kuri jewe numva ari umunani mwiza ariko reka mbe n'abandi nabo bagira icyo bavuga kuko byari bisanzwe. Ndumva iyo Gasegege na Rushombo bahuraga baraganiraga kandi bakaganira neza, ariko uriya munani atubwiye ni wowe utubwiye ntituramukosha. Ubwo nimba twemerera tukamukosha turamubwira umunani dusanzwe twakira uvuye kwa Gasegege. Ese uragira ngo nakwanga? Reka ibyo Rushombo avuze byose aba ari ukuri. Yego arakoze. Ubwo noneho umunani tumenyereyeho kwa Gasegege kuko wabivuze, uwo munani ni umunani mwiza pe. Yego. Ariko iyo wamenyereje umwana amenyera imibare myiza, nimba yogerageza agasubira akatugenzereza kujya yageza bigenza akatubwira umunani wa kera akatubwira neza, agasubira muri rya jambo rimwe rya kera bajya ababyeyi atubwiye iyo twaganiraga. Hari umunani twari tumenyereye. Nimba wumvise nitanguje nkavuga mbere kwari ukugira ngo ngukome imbere uze kugira imbabazi nurangiza wabyumvise byose numara unkirize kuri izo. Kandi ese ntabyo uherutse kumva muri cya kiraro canje nari ndagiriyemo bagica barakubuye bacishije nk'umukozi barakubuye n'ubundi nuko nari umugabo inzu zarahiye ibintu byose byarakomeye. Oya ndumva data nawe ko arabyumva, turumva ari umunani mwiza rwose, umunani umaze isoni, umunani tubereye. Nimba ariko byagenze nyine ndumva twamukosha. urakoze bwo nta kindi ndenzaho. Izo nari navuze nk'umunani ni nyinshi, umva noneho ko wahuye n'abagizi ba nabi. Bariya barahasanzwe hariya ntibakihava, habaye mu ndiri yabo. Ariko igihe kimwe Imana izabagendera nabo bakire. Icyo dusenga kabisa, no gusenga naho ubundi ubatekerejeho. Yego. Maze rero Gasegege numva umunani w'inkumunani tuwushimye kandi tuwemeye murakoze cyane ku mugaragaro. Murakoze cyane. Mwavuye kure biragaragara n'impundu uko zirava kure, ariko nta kundi nuko muvuye kure ku mupaka ni kure. Abahungu banje
muze uriya mubyeyi abaramutse tambuke mwihuse urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Reka rero ndaza gusaba bose namaze kubona cyakora cy'umuhanga yaravuze ngo uzabona batamirijwe imitako y'igikundo n'icyubahiro, uzabona ari umusore ubasumba uw'amaso y'inyenyeri, amenyo n'ingwa ye n'uruhanga n'uruhehemure, urabona ko afite taye iteye ubwuzu, ntabwo ari wa wundi nyabuneka ni muto mutahekejwe n'Uwiteka utatse ubwuzu utagira inenge. Ubone umusore w'isima basobanye izuba ikosi ya mbere arungoye, ndagira ngo nsabe mubwire ngo mberege ukawugonga imbugugane kwa basuru ko bakwambika inyuta. Namaze kubabona yuko n'abasore beza baragenda basuhuza abakambwe nabo babaramutsa bavuga bati ibi ni byiza, ni hurihunda umuhano umuhora w'amahoro by'Uwiteka Imana mwamaze kumubona. Uyu musore njye ndaza kumubasobanurira mu kanya kuko namaze kumwitegereza, niyo mpamvu ndi kumugenda iruhande. Databuja rero nkundira iyo ntango yitse bagihagaze ahangaha, abandi mwese murahagarara kuko agiye kuzamurwa mu ntera nk'igikomangoma. Iwacu kwa Rushombo nta bucura mu bakwe tugira abakwe b'imfura gusa, niyo mpamvu usanga namaze kumubona urebye inyuma y'amatwi nta misozi yamezeho kuko nta bibindi byinshi yikoreye. Unamurebye intambuko ipfundo ikoze ntabwo ari ubuhire, nta misozi yuriye, ni umusore w'igihame. Urabona ko ni seri ni smart, imyenda ni small size, ubwanwa buconze neza, abavuzi babwita 040, n'inzamo nisande vuba ntakoze agira. Abandi mushinga ruti mwirebere buryo atambuka tuvuga ngo umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza, ngo bazafata imyambaro y'umwami bayimwambike, bazafata ifarashi y'umwami ayigendeho, bamuzengurutse umurwa muririmbira nk'igikomangoma. Hindukira muri bariya wamaze kugaba kandi wamaze gutambika kuri tapi rouge, uhamagara umwe maze kugira inama ni Parepaze Mugisha no mubiri tukujya hapa. Pare nawe ngira wikizere muza kugira inama kugira ngo wogoge no gutambuke kuri ya tapi nziza, ni mu gukomera amashyi mu buri muntu. Pare nanjye rero ugihagaze aho wafata agafoto kugira ngo nze kubibariza. Muri bariya bose se hari uwo wabona, hari ubatse urimo ngo tumwicubere nk'ikigukwiye bose n'ingana amakirambi. Ayinya nimukomeze ikosi muzatera imwebwe nimuviringita mbere ukamukomeza ikosi muviringita mugana ha bari mwigire mutwicaro bamwe muri Kigarama cyameze ngo mayiwe mama ayinya bari Kigarama cyamba bari nawe ayinya nturarase zirakomeye nani mbaraga zawe nizo zitubeshejeho, zirakomeye mani mbaraga zawe zirakomeye mana mbaraga zawe
maze rero bazanye umukwe turamushima inka nziza. Rero uyu munsi twemeye ko ujya kubaka muri uriya muryango, ni umuryango mwiza. Ku mugaragaro rero uyu musaza niwe waje kugusaba, twagutanze ubu rero reka mugushikirize. Rero Gasege, uyu niwe wibona mwaje kudusaba rero. Yego. Tumashikije ku mugaragaro, hasigaye nawe uramenya ibintu ukora cyane. Reka mbanze mu muri ku muryango. Mwamubonye ko nta mpundu muri kumuza. Mwamushimye, mwongere muvuze impundu. Iriya mpundu bumvise ni zawe. Ahasigaye ndagira ngo nakubwiye ko nsabira umuhungu wanje Iranzi. Muhamagare hanyuma bakomeze. Iranzi, yewe Iranzi, haguruka. Iki mama akamwemura uyu mwana w'ibihoro mwamubonye se? Shunje twahamagaye umuhanga mu bazi kwita ku bantu kugira ngo babatere makeup, tumwereza ya ndege yacu tugira ngo fly out limbs of Africa one day. Utera intambwe wigire hino. Aratuje kandi aratekanye, aratima yaravuze ati giye mushiki wanjye kugira ngo nzamutange bizagomba ababyeyi, ariko nkwari uri ku nkingi ya mbona bita kugira ngo arindire abahwinjuzi n'abahwituzi akagira abakumirizi, ati nanjye nzamwizanira nka bofu. Rero gira icyo umugenera kuri uyu munsi. Bofu rero iyi mpano bagiye kugwanye ntabwo ndamenya ubusobanuro, ariko yamaze kunyicira ingohe, buriya arazimpinira imushyikirize umusuhuza unamuhobera ngo ko nagasoga bagusengere, kuko umunsi wa mbere bagutumye kuri butike utindayo batera umutoma, bibagirira umumaro kuri uyu munsi bibyaye umunsi w'isezerano. Ndagira ngo nsabe abaraha mu bakomera amashyi. Ngaho rero muhobere umukunzi wawe mumushyikirize, ati ngira nkugira bigira igeno, ariko se ko mbona uhobera umama wangu ufite ubwoba. Hindura umusayi umusambe y'uyu munsi n'uwanyu ntabwo uzasubiramo mu buzima. Akomana Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. Abanyeshuri twabasize kuri station Mereza barahaturishimye, ni mu nkundire mu ntizi biganza najya amashinga yifitiye. Marani nanone nkundire iyi mpano ayishyikire kugira ngo aze kwishyikiriza babari barenze ubwangavu, atakira mugabo nagabe nabugira uyu munsi nakatuye igifungo cya burundu mu mutima wawe. Abo ni ababyeyi batubyaye bakaturera bakatugaragaza mu ruhame mu ruhanga rw'abagabo ijambo n'amatwara dufite tukaba aribo tubikesha. Abo ni ababyeyi batureze bakatugaragariza urukundo, ubupfura n'ubumanzi, ubukaka n'ubushongore. Baragira bati mwana wacu rubake rukomere, urateke bishye urahinge byere. Abari inyuma n'abasi bakomoka ku gisokukizi mu muryango wacu, ntabwo wo kwa Mushumba n'indundusi n'icike rimwe n'ikizama cy'ubushimira umwami n'umwamikazi. Agira ngo ushyikire iyi sindi zamusindagiza mu bukambwe, uyimushyikirize ntuzahangara uruhanga rwa sobuko. Impamvu rero ubusobanuro bw'iyo sinde, umukwe wanyu ngo ntiyatinyuka kubakora mu ruhanga rwuje uruhara, kuko n'uruhare mwagize mu kumubyarira umukunzi. Reka sabo bashyikiriza inyobozo n'ishyimbo cyangwa inkoni na Mose irayiha bajya gucungura ubwoko bwa Israel. Uyu munsi mucunguye ubugingo bwe kuko mumuhaye urubavu yaburaga. Ngo rwose arabakunda mu nganano zaragicanda cyangwa nyirarumaga nyirakuruza abasinga bose. Ayo mashya turagurika ngo tugore tw'imibeya ni mu yabangira bamashyashyitsi. Tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you.
na papa rero umusuhuze nawe akuramutsa guhereze muko nagushimira atakira muhungu wanjye gushimira imbere y'imbaga umpesheje icyubahiro mu muryango ntabwo wankojeje isoni ngo serere muri rubanda. Reka sabe noneho rero impano umukazana yateguriye sebukwe umutware wawe nimufatanye muyishyikirize umubyeyi. Papa iyo mpano nishimwe babahaye n'icyubahiro cy'umuryango kuko mutabahwemye kubaba hafi. And I'll thank you tomorrow. You'll never disappoint, oh my God. Oh man, I'll thank you today. None niteka ryose ukatuye igifungo cya burundu. Ayo mashya turagurika nimuyakoba b'amashyashyitsi. Nimwicare mucakarugi gacungura amaguru Imana ibaha umugisha. Ndavuze ngo urakabyara Gasegeye. urakabyara. Iminsi ishize koko baradutekereje uzara umuhungu mwiza twashimye cyane umukwe maze gukura uvuga ko agiye gushinga urugo ubanje umukobwa wabengutse uvuga ko wabengutse umukobwa wa kwa Show. Ubu iryo zina uranezerwa uraza wisanga wemye uziko mu mugabo araza tubwira amagambo tumva ijambo ryiza ni wamuvukana ukomeje tumubwira amagambo meza uzana gaju cyangwa ibihogo urayikinga uracanisha uzana n'inyana za bihogo n'abarumuna ba bihogo turagukosha dukwera kandi turashima. Uyu munsi rero cyangwa umwanya tugezemo no kugira ngo abana batangiye ubuzima uyu munsi tugomba kugira icyo kubashigikira nabo kuko hagiye bona bizi ko hazaza byinshi. Maze muri wa munani mwiza za kanyinshi wadukwereye dukuye mu kazi 6 gusa izindi zisigaye zose uko zingana nazo ni nyinshi. Nizo ndongoranyo cyangwa nizo bari abana batangire ubuzima baracyari bato baziruka mu isi bazahinga bazakora imirimo yakuye butoya na utwara ziko dushaje ariko nizo ngizo tuvuze. Urabona ko Yvonne hagiye n'izindi zose zizaza kandi uzabibona. Dushimire rero tambi dusekere ko ariko tuvuga ngo musabwe mu byaro. urakabyara. urakabyara inshuti yanje. Urakabyara. uravuze uti twaragusabye uratwemera turagukorera uradukosha none warugeze mu mwanya wo kuturongoranya ute umunani wankwereye nkuyemo inka z'igitwe 6 izindi
n'izawe n'indongoranyo ndetse n'izindi mfite zose n'izawe. Turabyemera mu kuri kuko sibwo bwa mbere tuje muri uyu muryango wawe. Umuryango wawe ni uwacu, natwe tuwusanzwemo, turabizi, tuzi uko uza ufata abana, tuzi ko na ziriya zose ari izacu, ni izacu. Reka wishimire, saba abana banje ngo baguhe amashi. Uriya ni umunani mwiza, wagabuye neza. Ubundi ikintu nanga ibiherwe, ariko ubwo wagabuye ntiwasiga ibiherwe, wagize neza kandi ni byiza. Noneho rero ariko kandi warambwiye ijambo, urambwira uti ndagira ngo ngusabe tugumane hano, kuko niko mbyifuza. Ahandi hari uburaro bubi, turare tuganira, ariko hari icyo ngira ngo mubwire. Abakuru baza bavuga ngo utuma udatenguha atuma mukuru. Noneho urabona maze gukura, bantumye ijambo, data yantumye ijambo, ndaye amatsiko akagira icyo amutwara, nawe ntiwabikunda. Kuko urabona abasaza, iyo umwana yatinze gato aravuga ngo nimumurebe, ngo numva umutima uri kundya. Sinshaka ko nja kurisha data umutima, ndifuza ko uza kureka bamwe bakarara ariko abandi bagataha. Ibyo urabinyemereye? Yabyemeye. Urabyemeye? Mu kuri niko ndagira ngo ukomeze ushimire. Ngwino waje, sinakubwiye ngo kera yabitoye. Ndagira ngo muvandimwe, nanone kuko wanyemereye umugeni, ushikirize iyi nzoga, nivugiraho ijambo rivuga ngo ngiye kugusaba isezerano, ngiye kugusaba isezerano yo kugira ngo uzaduhekere. Amatsiko yabasigaye hariya mu mwanya, sinzi nimba wambonye, barimo bahamagara ngo se bigeze, nimuraza. Bo bafite amatsiko batekereza ko wenda muzana, niko abanyarubavu bamenyereye twebwe abagoyi iyo dusabye n'uwo munsi. Ariko rero ni wowe data, baza bavuga ngo uguheka niwe uzi umenya urugukwiriye, ukwambika bambe. Noneho uramenya umunsi uzampekera iyo nzoga. Rero nkagira ngo uyinywere nk'inka, niko bavuze. Ubundi kandi twaganiriye umunsi wakuze, nimba wanyemerera uko nari nabigusabye, niba hariya se kunyemerera, ndagusigira abo mutaramana. Hari abasaza n'abakecuru hariya badashobora kugera i Rubavu, abo nibo ngusigira. Naho basore turanyaruka, bo baransindagiza, nanjye nubwo nkuze, tugende tugere hariya nze kuvuga amakuru. Ahasigaye turagushimiye kandi turavuze ngo urakabyara. Urakabyara. Wenda ugihagaze, nsabye ibintu bibiri. Nsabye ko nagusezerera
nakwemerera wenda bamwe bazi gusigara ariko abandi bazi kuvuga amakuru. Kindi buze uravuze uti aya mata nzanye naye gutebutsa ubwira umunsi muzaza mumpeke kugira ngo ze kubitegura. Icyo cyo ndakigusubiza kugira ngo ari wo gisubiza. Kwitegura no kwawe twe tuzaza turi benshi barutabangaba ngira ngo koza kumbwira igihe wumva uzaba witeguye umunsi tuzaza kukwemerera. Akiryo jambo ryanyu rya mbere ryo kugusezera ndaza kuri kubwira. ngira ngo yewe rero nkuko warumbwiye ntawe uza wiha umunsi ariko wunsabye nakubwira kwa kundi navuze ngo twabagoye tuza uwo munsi ariko rero reka mvuge ku itariki 21 y'ukwezi kwa 4 uyu mwaka dufite wa 2018. Warumbwiye ngo urahita umujyana numva izo ni ibindi noneho. Sawa 21 y'ukwezi kwa 4 2018 sanga saa sita zuzuye. Hari impamvu akibazo turavyemeye. Yego 21 kwezi kwa 4 2018 saa sita uzatwitegura tuzatubi benshi kabisa. Maze iryo jambo naryo ryo gusezerera ugudukoni no kuguherekeza byaza gukorwa nyuma kandi iyi gahunda nto yiri imbere uzihanganire. Turashanga ibiro byacu bisoze neza. Kwihangana rero navyo ntabwo bitinda. Ndasaba abahungu banje ko bitiyora mu vuba kugira ngo ducunguze umwete. Urakoze. Irindi jambo nakubwira gusezera. Urakoze cyane. Mbere byarahanuwe uhari Imana y'igitangaza iyo ni Imana itari bayari. Ibyo nibyo tuzakurikira ejo ku idonido ijwi rya Amerika. Nange muca makenza abandi Ali Yosofo Mugenzi ara benshi baba ngaho bavuga ugasanga nta ibyo byose na ejo ndetse n'ijambo nyamukuru. Mani bamugisha tuzatamba dutarame niko bigomba kugenda. Ndasaba bwana Famille Kimenyi kuba kwigira hino. Kugira ngo tubahe akanoza ngendo kugira ngo mutagwa isari mu kwiparsho. Sinzi vuga amazina izo urazizi kandi biraza kubafasha. Umuterera ya musozi rero niyagira umuntu umva keneye kubugira icyo afata akifati. Ariko akangaka uzi kumbwira agasegege mukuru Tibana ari kurya iby'abandi yicare. Bashimye umukwe, bashimye intumwa, bashimye kubana na muze kugira urugendo rwiza. Umwami Yesu abagire neza. Mwakoze cyane. Mwakoze. Murakoze. Reka rero batusezerere mu isengesho hanyuma tuze gusezerana.
dusenga rero dusaba Imana ngo yongere tugoborere amarembo y'abashyitsi. Turashimira buri umwe wagize uruhare muri ibi birori. Turashimira abakwe abasangwa baziye kugiye kandi bari bambaye neza, Imana ibaha umugisha. Turashimira abavandimwe tuzajyana ejo nanone Rubavu, Imana ibaha umugisha. Ubwo birumvikana umuryango wo kwa Rushombo turaherekeza, ariko tuze no kwegerana tuganire, barayigora babe bare. Turagushimiye kubw'uyu mwanya n'uyu munsi tutarabimenya tutarabiteguza, wari ubizi, wari uzi ko tuba hano uyu munsi. Umuryango wa Rushombo n'umuryango wa Gasegege n'inshuti n'abavandimwe tuje kwizihiza ibirori by'abana bacu. Turagushima kuko waduhaye abana nk'impano, kuko ijambo ryawe rivuga ngo abana ni impano iva mu ijuru, n'umwana uturuka kuri wowe. Turagushima rero kuko aba babyeyi babareze neza bakabakuza bakagezaho berekana ibirori bidakojeje isoni, ibirori byiza bishemeye ndetse bitwibutsa ibyo tuzabona mu bwami bwawe. Urakoze Mwami Imana yacu, imirimo yose yakozwe turagushimiye, tukuragije n'indi iri imbere. Dusabiye abari gufata urugendo baja hirya no hino, bari batashye ubu bukwe, bayobora bageze iyo baja amahoro. Umunsi w'ejo nanone turifuza ko wawuha umugisha nk'uyu wa none, birori aho bizakomereza akaba ariho bizasorezwa. Mana urakoze cyane, dufite ikindi twakwitura uretse amashimwe. Urakoze rero kuko udufashiriza umukwe n'umugeni kugeza basoje gahunda yawe. Icyubahiro ishimwe bihora ari ibyawe uhereye kera, n'ubu ngubu bizakomeza bibi byawe. Tubisenze gutyo dushima kandi twambaza izina rya Yesu.